Mwiriwe abandi mwaramutse. Amazina nitwa Nkomezi Patrick, nkaba ndi umushumba, tukaba dutuye mu gihugu ca Kenya, tukaba dukorera umurimo w'Imana mu itorero ryitwa Release International Mission Church Nairobi. Rero dushimiye Imana iduhaye umwanya mwiza kugira ngo tubashe gusangira ijambo ry'Imana. Namwe turabashimiye cyane abayobozi baduhaye uyu mwanya mwiza kugira ngo tubashe kuganira ijambo ry'Imana. Turabyishimiye cyane kandi twishimiye kuba kuri runo rubuga. Ni byiza turahafashirizwa. Rero kaze cyane kugira ngo tubashe gusangira ijambo ry'Imana. Uyu munsi wa none nifuje ko tuganira hejuru yo gusenga. Niryo jambo tugiye kuganira, kubera ko gusenga ni umurimo mwiza cyane, ni imibereho ya Yesu. Rero reka dusome ijambo ry'Imana mu gitabo ca Zaburi ya 73 ku murongo wa 28. Zaburi ya 73 ku murongo wa 28. Ariko njeweho kwegera Imana niko kwiza kuri nje. Umwami Uwiteka niwe ngize ubuhungiro, kugira ngo namamaze imirimo wakoze yose. Twongere kandi dusome igitabo ca Luka ibice 21 ku murongo wa 36. Kadusome n'izina rya Yesu. Nuko rero muje muba maso musenge iminsi yose kugira ngo mubone kurokoka ibyo byose byenda kubaho no guhagarara imbere y'Umwana w'umuntu. Amen. Reka tuganire hejuru yo gusenga, kubera ko gusenga ni ubusabane umuntu agirana n'Imana. Gusenga ni ubusabane umuntu agirana n'Imana. Gusenga ni ubuzima Yesu yabayemo, kandi Yesu niwe cyitegererezo c'abamwizera. Yesu yabayeho mu buzima bwo gusenga. Bivuga ngo rero abakristo bagomba kwigana Yesu, nabo bakabaho mu buzima bwo gusenga, mu buzima bwo gusabana n'Imana. Uwo ni umurimo urimo urananira abantu benshi, abagabo benshi, abagore benshi, abayumbe benshi, abashumba benshi, abavuga ko bakorera Imana. Abantu benshi barimo baragenda bacogora gusenga. Iyo umuntu atagisenga, iyo umuntu atakigira ibihe byo kwiherera, iyo umuntu atagira ibihe byo kwiherera ngo abone ibihe byinshi byo gusenga, aba yanebwe. Kunebwa si ugusiba amateraniro yo ku cyumweru, kunebwa ni ukudasenga. Kandi iyo umuntu atagisenga mu isi yo mu mwuka, aba ari umunyantege nkeya, aba ari umunyantege nkeya.
kubera ko gusenga si umurimo w'abanyantegeke, gusenga si umurimo w'ababuze icyo bakora, gusenga ni umurimo w'abanyembaraga. Semene amen. Ni ukuvuga ngo rero iyo umuntu atuyeho mu buzima bwo gusenga, iyo umuntu atuyeho mu buzima bwo gusenga, aba atuye mu buzima busabana n'Imana. Iyo umuntu asenga, umwuka wera amuha imbaraga, ahabwa imbaraga z'umwuka wera. Mwibuke Yesu, murabisanga mu gitabo cya Matayo igice cya 4, aho Yesu amaze kubatizwa, umwuka wera amujeho ngo amujana mu butayu kugeragezwa, agira iminsi 40 n'amajoro 40 asenga. Bibiliya iratubwira ngo yavuyeyo afiteyo imbaraga, afite imbaraga z'umwuka wera. Ni ukuvuga ngo iyo umuntu abayeho mu buzima bwo kwiherera asenga, ahakura imbaraga z'umwuka wera. Kandi izo mbaraga rero akura mu masengesho nizo zimuha kunesha, nizo zimuha gukora neza umurimo w'Imana. Abantu rero benshi bafite inshingano nyinshi, ariko babuze umwanya wo kwiherera ngo basenge. Kandi gusenga ni umurimo unaniye abantu benshi. Uko umuntu adashobora kubaho adahumeka, niko n'umukristo adashobora kubaho adasenga. Amen. Umuntu yitwa ko yapfuye ryari iyo umwuka utakimurimo. Umukristo yitwa ko yapfuye ryari iyo atagisenga. Mu isi yo mu mwuka uwo muntu aba apfuye, ari naho Satani ashora imbaraga cyane kugira ngo abantu bacogore gusenga, abantu bananirwe. Satani ashora impamvu nyinshi zituma abantu batiherera ngo basenge. Nico gituma rero musanga abashumba benshi ntibasenga. Ni ukuvuga ngo kubaho umushumba adasenga aba ari umunebwe, abanebwe, kuko gusenga ni umurimo wo gusabana n'Imana. Iyo mubona abayumbe bitirirwa izina ryo gusenga ariko batabaho mu buzima bwo gusenga, ni ikinyoma gikomeye cyane. Gusenga si ukubibwiriza, gusenga si ukubivuga, gusenga si ukubitangaza, gusenga ni ukubibamo. Ni ugusenga, ni ugusenga, ni ukuba imbere y'Imana. Intwari zo kwizera zabayeho mu buzima bwo gusenga, zabayeho mu buzima bwo kwiherera. Nimba mukeneye kugera mu bintu bikomeye, nimba mukeneye kunesha, nimba mukeneye guhora mu mbaraga, ni ugusenga. Amen. Rero iyo umuntu atagisenga azavuga ngo kera twigeze gusenga, ngo twigeze gusenga. None urimo urakora iki? Amen. Semene amen. Rero twigane ubuzima bwa Yesu, twigane stile ya Yesu yo kubaho, stile ya Yesu cyangwa imibereho ya Yesu. Ubuzima bwa Yesu bwari ubuzima bwo gusenga. Yarasenze ari umwami wacu, yarasenze ari Imana, yarasenze ari umukiza, yarasenze ari umucunguzi. None nimba twebwe tunanirwa gusenga,
turabo kugirirwa imbabazi zikomeye cyane. Umuntu umukristo ubaho mu buzima budasenga ni nk'intumbi y'umuntu itarimo umwuka, kubera ko gusenga ni inzira Imana yashyizeho yo gusabana nayo, bigahesha umuntu kubaho mu buzima bunesheje, kuko Yesu yanesheje, kuko Yesu yatuye mu buzima butsinze, Yesu yahoze mu buzima bunesheje. Nicyo gituma rero tugomba kubaho mu buzima bwo gusenga kugira ngo tuneshe, kubera ko Bibiliya tubwira mu gitabo cy'Abaefeso ibice 6 ku murongo uhereye ku murongo wa 12 ukamanuka, Bibiliya itubwira yuko abo dukirana nabo, abo turwana nabo, ntabwo ari abafite inyama n'amaraso, ntabwo ari abanyamubiri, ni imyuka, ni abatware, ni abafite imbaraga. Ni ukuvuga ngo rero tunesha ryari? Tunesha iyo turi mu buzima bwo gusenga. Reka mbabwire ikintu kimwe nshuti zanje. Muri Edeni, ikintu gikomeye Satani yakoreye Adamu na Eva, yabatandukanyije n'Imana ariko abasiga muri Edeni. Umurimo wa Satani ni gutanya abantu n'Imana, ariko akabasiga mu ikanisa no mu nsengero no mu nshingano. Ntabwo Satani yambura umuntu inshingano. Icyo Satani akora amutandukanya n'Imana, akuraho ubusabane bw'umuntu n'Imana, ariko akamusigira imirimo n'inshingano. Dufite abantu benshi batakigira n'ubusabane n'Imana, ariko basigaranye inshingano. Bashobora kuba abashumba, bashobora kuba bitwa abayumbe, bashobora kuba bitwa abakora imirimo itandukanye mu nsengero, ariko batakigira n'ubusabane n'Imana, batakigira n'ubusabane n'Imana. Icyo ni ikibazo gikomeye dufite mu isi ya none, cyangwa mu gihe cya none, mu itorero ry'ubu, kubera ko abantu ntibagisenga. Abantu babaye abanyantegenke, abantu baranebwe, abasengaga kera ntibagisenga. Barihe? Ahari ushobora kuba warigeze kubaho mu buzima bwo gusenga cyane kera, byagiye he? Ni ukuvuga iyo umuntu agenda acogora gusenga, aba yayerekeza mu gupfa mu mwuka, kuko inshingano ntizibuza umuntu gusenga. Ahubwo umuntu yari akagombye, uko umuntu agenda azamuka mu nshingano, niko yari akagombye kuzamuka no mu mbaraga no mu gusenga cyane. Mani tubabarire cyane. Yesu yari atuye mu buzima bwo gusenga. Nicyo gituma yigishije abigisha gusenga, yigishije abigishwa be gusenga. Hano muri Luka twasomye yavuze ijambo rikomeye cyane. Aravuga ngo nuko muje muba maso. Ni ukuvuga ngo gusenga ni ukuba maso. Iyo umuntu ari mu buzima bwo gusenga, aba ari maso. Abantu badasenga barasinziriye. Umuntu udasenga arasinziriye. Umuntu udasenga arasinziriye. Aririmba asinziriye, abwiriza asinziriye, ayobora ikanisa asinziriye. Ni ukuvuga ngo rero iyo umuntu adasenga aba asinziriye. Rero Yesu yarababwiye ngo babe maso kandi basenge. Babe maso basenge kugira ngo iminsi iri imbere babashe kwirokoka ibigeragezo, intambara, ibibazo. Murabona amacakubiri yageze mu bwoko, amacakubiri yageze mu itorero, amacakubiri yageze mu ikanisa, amacakubiri yageze mu bashumba,
amacakubiri yageze mu banyamasengesho. Ibyo ni ibihe. Amacakubiri ntagakwiriye kuba mu nzu y'Imana, ariko kubera ko abantu bagize intege nkeya zo gusenga, kubera ko abantu basinziriye, umwanzi yarinjiye, abantu bamwe barafatwa. Benshi ubu nyine barimo indi myuka itari y'Imana, kubera ko ibyo umuntu akora n'ibyo umuntu yera bisa n'umwuka umukoreramo. Kandi tusa uko abantu bakubona, ahubwo si uko Imana ikubona. Imana itubabarire cyane. Rero Yesu aradusaba kuba maso tugasenga, kugira ngo tubashe gukira ibihe bikomeye, kurokoka ibihe biri imbere bikomeye cyane. Ibihe bikomeye bamwe babiguyemo. Dufite abamama benshi bananiwejwe n'ibyo bihe, baguye batakiri mu busabane n'Imana, bari abataramyi, bari abasenzi, ariko kubera ko bagiye bacogora gusenga cyane, ubu nyine barananiwe, bari mu indi myuka. Dufite abagabo bari abayumbe, bari abataramyi bakomeye, bari abataramyi bakomeye, ariko ubu nyine barananiwe. Benshi bananijwe n'indi myuka ibakorera mu buzima bwabo, baracogoye. Satani rero ntabwo aza yaka umuntu inshingano. Satani ntabwo aza kura umuntu mu kintu abantu bamuzimo, ahubwo Satani icyo akora, atandukanya abantu n'Imana mu mutima, mu mwuka, hanyuma ntibabe bagifitanye isano n'Imana, ntibabe bagifitanye ubusabane bwabo n'Imana. Bayoboka Satani mu mwuka, ariko mu bigaragara bagasa n'abakorera Imana. Imana itubabarire cyane. Ariko umurimo w'Umwami Yesu yaje guhuza abantu n'Imana. Amen. Yesu yaje guhuza abantu n'Imana. Rero gusenga ni ubusabane bw'umuntu n'Imana. Gusenga ni uguhumeka k'umukristo. Gusenga ni ukuba maso. Gusenga ni ubuzima bwa Kristo. Gusenga ni ugushidikanya Imana. Rero uyu munsi wa none ndabingingira kugira ngo musenge mutagwa mu mwosha, mwigane Yesu. Ubuzima bwa Yesu bwari ubuzima bwo gusenga. Dawudi yaravuze ngo ariko njyeweho ngo kwegera Imana niko kwizakoresha. Nta wundi murimo mwiza ko kwegera Imana, nta wundi murimo mwiza mu nzu y'Imana ko gusenga. Gusenga niko guhesha umwuka wera gukora mu buzima bwacu. Biragoye cyane ko umwuka yokorera ahantu abantu badasenga. Umwuka tukorera mu buzima bw'umuntu udasenga. Ni ukuvuga ngo rero gusenga ni icyazo ry'umwuka wera. Amen. Amen. Mwinjire mu buzima bwo gusenga. Abashumba binjiye mu buzima bwo gusenga. Abayobora amatorero basenge. Ese mwoyobora amatorero gute mudasenga? Yesu yayoboye itorero asenga. Yakora imirimo yiwe yose ariko asenga, yirirwaga akora umurimo nijoro akarara asenga. None mwebwe ko mwirirwa mu murimo nijoro murara? Bene data, tugeze mu bihe bikomeye cyane. Abantu baba bagenda bananirwa, abandi bacogora, abandi abari bakomeye, abari abanyempano zikomeye ubu nyine ntizigikora, abasengaga ubu ntibagisenga. Kubera iki? Baracogoye, baranebwe. Imana ibaha umugisha. Ariko Zaburi umwanditsi yaravuze ngo ariko njyeweho ngo kwegera Imana niko kwizakoresha. Ndabasabira kwegera Imana. Nawe byakubera, nawe nibyo byiza kuri wowe. Ese ko tuzi ko gusenga ariho dukura imbaraga, ko tuzi gusenga ari ukwegera Imana, ko tuzi ko gusenga ariho dukuramo ubutwari,
ko mu gusenga ariho tuzi ko dukuramo gutsinda, ko tuzi mu gusenga ko dukuramo kunesha ibigeragezo, ko mu gusenga tuzi ko arimo tuneshereza satani. Kuki tudasenga kandi tuzi ko gusenga ariko kurimo imbaraga z'abakristo? Bisobanura rero kubimenya si ugusenga, ahubwo gusenga niko kubimenya. Kubikora, kubaho mu buzima busenga niko kubimenya. Imana ibahe umugisha, Imana ibagire neza, Imana ibiteho. Nawe kwegera Imana niko kwiza kuri wewe. Niho uzaba umunyembaraga, niho uzakora umurimo neza w'Imana. Ni gusenga ni ukwegera yaguhaye umurimo, kandi umurimo niwo utuma umuntu usenga. Iyo umuntu atakigira umurimo biragoye cyane gusenga. Imana ibahe umugisha, Imana ibagirire neza, Imana ibiteho. Tuzakomerezaho ejo turangiza iri jambo ryo gusenga. Reka dusenge hanyuma turangize. Mana ihoraho, Mana imbaraga n'ubushobozi, uyu mwanya mwiza turagusabye ngo uduhe imbaraga zo gusenga. Abagabo n'abagore, abashumba bumva ubutumwa, abamama bari kumva ubutumwa, umuntu wese uri kumva iri jambo, mu imbaraga zo gusenga, bambika imbaraga abatentebukiwe, abananiwe, abatakigire umwanya gusabana nawe, abatakigira umwanya wo kwiherera, abanebwa bacogoye. Mwami Yesu, ndabasabiye ngo ubuzuze kandi imbaraga. Ni ku mwanditsi yanditse ngo umuntu wese agumukorera aragihamagagwa. Erega iyo umuntu agihamagagwa, iyo umuntu agifatwa kiri mu bujutse akunda gusenga cyane. Reka abantu bongere basubire mu bihe by'ubujutse basenge kugira ngo batagwa mu mosha. Urakoze kubagiriye neza, urakoze ko buri wese ahari wongera kumugarura ibihe byiwe byo gusenga, ibihe byo gusabana nawe Mana, mu izina rya Yesu. Urakoze Mana kuko ubagiriye neza, urakoze kuko uduha imbaraga zo gusenga Mwana. Turasenze kandi turabyizeye, mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti mbisabye kandi mbishimiye, amen. Mugire amahoro y'Umwami Yesu, tuzabonane umunsi w'ejo. Murakoze.